evangeliste uje kugendera mu nshingano z'Imana. Niba ndi pasiteri, nze ndi pasiteri uje kuvuga iby'Imana, uje gukora iby'Imana, apana kuza mu matiku kudafite ubutunzi ukeneye ufite icyo ushaka Imana yagifite, ariko genda uko Imana ibishaka. Niba uje mu byawe ukaba uje nk'umunyamakuru, ngwino nk'umunyamakuru, uze nk'umutumirwa, apana kuza nka pasiteri. Apana, ndakubwira muhanuzi, ndakubwira pasiteri, ndakubwira muhanzi, ni mwebwe ndi mutazumvishe neza. Ariko iyi saha iyi ngiyi nibageraho muyumve kandi muyitabe. Bakunzi ba Minijuru TV, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro n'imigisha biva ku Mana bibane namwe aho muherereye hose. Ndabashuhuje mwebwe mwahisemo Minijuru TV mugakora subscribe. Ndabashuhuje by'umwihariko namwe mutarayikora, mbashishikarije kuyikora. Mukore subscribe, mukore share, mukande ku nzogera, mujye mukurikira ibiganiro byacu uko bizagenda bikurikirana. Ndabashuhuje rero mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mbabwira ngo ndabakunda muri inshuti zanjye zakadasohoka. Ni mwebwe Imana yamamagariye kugira ngo mbagezeho icyo ishaka ko mbagezaho. Uyu mwanya rero, isaha, uyu munota tugiye kuganira. Mu gihe kinini mumaze mutambona, ariko iyi saha nagarutse murabibona. Muzaniye rero ijambo rishyashya, muzaniye amakuru mashya. Amakuru mashya muzaniye, ndakubwira ko Imana iri kukwibutsa umuhamagaro, irakwibutsa umwanya wahoze urimo, irakwibutsa kongera kwibuka agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo yamenye ku musaraba. Imana rero iragushaka, Imana iragukeneye. Muzaniye ijambo riri muri Matayo 25 umurongo wa 14. Matayo 25 turahera ku murongo wa 14 tugeze ku murongo wa 29. Ndagutangariza amakuru akubwira akanya, yaguhamagaye iragukeneye, uwagutoranyije iragukeneye. Iyo tarano wahawe uzayibazwa, wahawe tarano yo gusenga uzabibazwa, wahawe tarano yo kwigisha uzabibazwa, wahawe tarano y'ubudiyakoni uzabibazwa. Agakanya urimo wibutsa tarano wahawe. Abahawe eshanu barazigenewe zingana 5, abahawe 2 zingana 2, ariko ngo wahawe umwe arihunika. Ndavugana nawe wahunitse impano Imana yaguhaye, ndavugana nawe waretse umuhamagaro w'Imana, ndavugana nawe watakaje ibyiringiro, ndavugana nawe uri pasiteri waretse umuhamagaro w'Imana. Bibiliya ikomeza iratubwira ngo n'uwahawe imwe nawe araza, warangije aravuga ngo databuja, ngo nari nzi ko uri umunyamwaga, ko usarura ngaho utabibye. Ibaze kubwira shobuja ngo nari nzi ko uri umunyamwaga. Ese ko wari uzi ko ari umunyamwaga, kuki wakiriye itarano yiwe? Iyo uyanga akayihundi, hari umuhamagaro wahamagawe n'Imana, hari icyo Imana yaguhamagariye kuba cyo, hari uwo Imana yakugizewe. Ariko aka kanya watakaje umurongo, waretse umuhamagaro wahamagawe n'Imana, waretse kubwiriza, waretse kuvuga ubutumwa, wavuye mu nzira Imana igushakamo, ugendera mu nzira Imana itagushakamo. Naje kukubwira aka kanya ngo garuka mu muhamagaro, garuka mu mwanya Imana yagushizemo, ongera ugaruke mu nzira Imana yaguyoboyemo. Wataye umuhamagaro wahamagawe n'Imana. Uyu nguyu rero itanagira ute, arayitaba. Arangije aravuga ngo nari nzi ko uri umunyamwaga. Yavuze amagambo ntashobora gusubiramo, amagambo agayitse cyane. Aka kanya rero nje kukubwira ngo Imana iragushaka, nje kukwibutsa umuhamagaro wahamagawe n'Imana, nje kukwibutsa inshingano zawe, nje kukwibutsa Imana yaguhamagariye kuba pasiteri.
yaguhamagariye kuba pasiteri, ariko pasiteri urambitse, ugiye mu bindi, ugiye mu matiku. Ntabwo ari cyo Imana yaguhamagariye. Imana yaguhamagariye kugira ngo uyobore umukumbi, yaguhamagariye kuvuga ubutumwa. Uri umuhanuzi, uragenda mu nzira zidatunganye, wataye umuhamagaro Imana yaguhamagariye. Imana iragushaka, ishaka ugaruka mu muhamagaro wayo. Ese iyo tarama kuyitabye urumva uzagororerwa iki? Ese aho ntuzamera nk'uriya ngo nari nzi ko uri umunyamwaga? Aka kanya naje kukubwira ngo garuka mu murongo, ongera wigishe, ongera ugaruke mu murongo w'ivugabutumwa, ongera ugaruke mu murongo. Imana iragushaka. Aka kanya nje kukubwira ko Imana igushaka, nje kukubwira ngo ugaruke mu muhamagaro, nje kukubwira ngo ugaruke mu nzira. Uranyumva aho uri hose? Uranyumva? Niba uri gukora ibyawe wishyiraho titire, wibikora witwa pasiteri, wibikora witwa profete, ahubwo hari amazina wiswe, hari amazina wiswe n'ababyeyi, hari amazina y'ikurangamuntu yawe. Koresha ayo ngayo ukora ibyo ukora, ariko wiza kubikora witwaje ngo uri pasiteri, wiza kubikora witwaje ngo uri profete, wiza kubikora witwaje ngo uri umuririmbyi uririmba indirimbo z'Imana. Oya, ahubwo ubikore mu mazina yawe. Niba nitwa Abayisenga Samuel, mbikore mu mazina ya Abayisenga Samuel, ariko ninongeraho evangeliste, mbe ndi evangeliste uje kuvuga iby'Imana yamaye kuvuga, mbe ndi evangeliste uje kuvuga ijambo ry'Imana, mbe ndi evangeliste uje kugendera mu nshingano z'Imana. Niba ndi pasiteri, nze ndi pasiteri uje kuvuga iby'Imana, uje gukora iby'Imana, apana kuza mu matiku, kugendera mu nzira zidatunganye, kugendera mu biganiro bipfuye bisebanye. Narangiza nkaza nitwa pasiteri, nkaza nitwa profete, nkaza nitwa umuhanuzi. Oya, Imana ntabwo ibishaka. Imana irambiwe agasuzuguro kayo. Mwasuzuguje izina ryayo, aho wiyitirira izina ryawe, izina Imana yakwize. Icyo Imana yakugize cyo ukagikoresha mu nyungu zawe bwite, ukagikoresha mu matiku, ukagikoresha mu gusebanya, ukagikoresha mu guca imanza. Oya, ntabwo Imana ibishaka. Imana iragushaka ko wibuka umuhamagaro yaguhamagaye. Niba uri pasiteri, ngwino ubwiriza ijambo ry'Imana, ngwino uvuga iby'Imana yagutumye. Ibyo kuvuga birahari, Bibiliya ni nini, ndetse sibyo niyo twahawe Mwuka Wera wo kuduhishurira. Imana iragukeneye rero. Va mu nzira urimo zidatunganye, va mu ibyo ngibyo, ugende uko Imana igushaka. Imana iragukeneye. Niba witwa Samuel Abayisenga, uze nka Samuel Abayisenga mu byawe, ariko nuza mu by'Imana uze witirirwa rya zina ry'Imana. Apana kuza witwa pasiteri ugakora ibidakwiye abapasiteri, apana kuza witwa umuvugabutumwa ugakora ibidakwiye abavugabutumwa, apana kuza witwa umuhanuzi ugakora ibidakwiye abahanuzi. Imana iragushaka, Imana iragukeneye. Va mu byo wibwira, va mu byo utekereza, kuko Imana iragushaka. Abangaba yabahamagaye ari batatu, umwe muhe eshanu, undi muhe ebyiri, undi muhe imwe. Uwe eshanu arazikoresha zirunguka, uwe ebyiri arazikoresha zirunguka, ngo ariko uwimwe arayitaba, akajya akora ibyo yishakiye, akajya avuga ibyo yishakiye, akayagendera mu nzira ashaka kwinyuriramo, atakaza umuhamagaro yahamagawe n'Imana. Ese wowe kuki wawutakaje? Garuka mu murongo Imana igushakamo. Imana irabifite, amafaranga ukeneye irayafite, ubutunzi ukeneye irabufite, icyo ushaka Imana iragifite, ariko genda uko Imana ibishaka. Niba uje mu byawe ukaba uje nk'umunyamakuru, ngwino nk'umunyamakuru, uze nk'umutumirwa, apana kuza nka pasiteri, apana kuza nka profete, apana kuza nka evangeliste. Ngwino mu mazina yawe, ureke gutukisha izina ry'Imana. Imana iragushaka rero, Imana iragukeneye, nanjye Imana iranyeneye. Ese aka kanya umurimo Imana yaguhamagariye gukora uri kuwukora? Kuri umuvugabutumwa, ubutumwa Imana yaguhamagariye kuvuga uri kubuvuga? Kuri umuhanuzi, umuhamagaro wawe Imana yaguhamagariye urimo? Cyangwa uri kwihimbira ubuhanuzi, cyangwa uri kwihimbira inyigisho? Imana iragukeneye. Va mu byo urimo, va mu matiku. Imana iragushaka. Imana ikeneye umwimerere wawe uko yaguhamagaye. Ongera wibuke uko Imana yaguhamagaye, ugaruke mu murongo ukwiye, kuko nutagaruka ntabwo Imana izabyihanganira. Imana ifite ingabo nyinshi,
Imana ifite ingabo nyinshi ikoresha. Mu gihe cyo muri Egiputa kwa Farawo, Imana yakoresheje inkoni guhinduka inzoka. Farawo ntiyabyemera, irangije ikoresha ibyago 10. Mwibuke ko mu bintu Imana yakoresheje habayemo ibikeri, habamo inzige. Ese wowe aka kanya urabona Imana yabura ingabo ikoresha? Imana yakoresha ribu kandi ukabiryozwa. Rero mwene data, ngwino mu muhamagaro Imana yaguhamagariye kubamo, ngwino mu nzira Imana yagutoreje kubamo. Va mu byo wibwira, va mu byo wishakira, ugende uko Imana ishaka, kuko Imana yagukeneye, Imana iragushaka. Ndabatangariza ko Imana ifite ingabo nyinshi. Mu gihe cya Farawo yakoresheje ibyago 10, ikoreshamo n'idubu ikoresha ibikeri n'inzige. Imana ifite ingabo nyinshi. N'aka kanya rero witwara uko wishakiye, uvuga ibyo ushaka, ukora ibyo ushaka, ariko nutagaruka mu murongo ukwiye, ugende uko Imana ibishaka, ntabwo Imana izakwihanganira, kandi ntabwo uzabona Imana ari yije. Ifite ingabo, no muri iki gihugu ifite ingabo. Mu ngabo Imana ifite na ribu irimo. Rero ugende uko Imana igushaka, kuko nutagenda uko Imana igushaka irajya kukugorora kandi uzatungana, uzagaruka umeze neza, uri mu mwanya Imana igushakamo. Rero aka kanya ndakubwiye ngo mwene data, garukira aho ngaho, garuka mu mwanya Imana igushakamo. Yaguhaye 5, ntabwo Imana izigera ihomba, ntabwo izaguhomba, aho kugira iguhomba izaguhombya. Nibona guhomba byanze izaguhombanya, ariko ikubone. Ifite inzira nyinshi yakunyuzamo kandi ikakubona, kuko iragushaka. Ndakubwiye ngo garukira aho ngaho, turaziranye, uranzi. Turaziranye, uri mu muhamagaro ugenda neza, urabizi. Rero garukira aho ngaho, ni wowe ubwigo, Imana iragushaka. Ntabwo muvuga amazina, ariko Imana iragushaka. Garuka mu mwanya Imana igushakamo, uvuga ubutumwa abantu bakishima, uvuga ubutumwa bugahindura abantu benshi, ndetse urakunzwe cyane. Hari abantu bahindutse ku bwawe. Rero ndakubwiye ngo mwene data, garuka mu mwanya Imana igushakamo. Ndagutangariza amakuru akubwira ko aho kugira ngo Imana iguhombe, yaguhombya, byakanga ikaguhombanya. Kandi ifite inzira nyinshi yabinyuzamo, ifite uburyo bwinshi yabinyuzamo, ukagaruka mu murongo ukwiye. Rero ndakubwiye ngo garuka, garukira aho nshuti. Iguha ibyubahiro ufite aka kanya, iguha ibyicaro wicayemo aka kanya, iguha ijambo ufite aka kanya, ariko wibagiwe ko ari Imana yaguhamagaye. Bibiliya itubwira ngo iki? Muri Zaburi ya mbere ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzu y'abanyabyaha, kandi ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ese uracyari muri Zaburi ya mbere cyangwa waratanye? Ese uracyari muri Zaburi ya mbere? Ndakubwira muhanuzi, ndakubwira pasiteri, ndakubwira muhanzi, ni mwebwe ndikubwira. Muracyarimo cyangwa mwaratakaje? Rimwe nigeze kuza kuri Rwanda Gospel Show mbazaniye message zayo, ariko biragaragara ko mutazumvishe neza. Ariko iyi saha iyi ngiyi nibageraho muyumve kandi muyitabe. Simvuza amazina yawe, ariko uwiyumvamo wese amenye ko ari bubwirwe. Aka kanya Imana irabakeneye, Imana irabashaka. Nimugaruke mu murongo. Sabe buri muntu wese urabasha kumva iki kiganiro, kumva iyi message, hari uwireba amwoherereze, amusharinge kugira ngo iyi message imugereho. Ushobora kureba ngo icanuka oya, iyi message yakugeraho, kuko Imana niba igushaka byanga byanoga birakugeraho. Rero Imana y'amahoro iho mugisha, mugaruke mu murongo ukwiye,
kuko Imana irabashaka. Umurongo wa 29 reka musorezeho atubwira ngo kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ngo ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. Ufite wese azongererwa, udafite azakwa n'icyo yari afite. Wambaza ngo kuki yiswe udafite kandi afite? Nuko ibyo afite ntacyo bimariye Imana, ntacyo bimariye sosiyete, ntacyo bimariye yamuhamagaye. Rero garuka, Imana irakugarura. Garuka mu murongo ukwiye mu izina rya Yesu. Imana iragushaka mwene data. Garukira aho ngaho. Message nari mfite yari yo ngiyo. Mugarukira, Imana izabagarukira. Imana ibahe umugisha.